Allô? Oui, madame Teluza. Yego. Meze neza. Mwebese. Alisa ameze neza. Maze kumenyera nta kibazo afite. Rero ndabakumbuye. Nifuje ko uyu munsi tuba wabona biriya se ni ngombwa ra? Oya ni ngombwa ni ngombwa rwose ahubwo mbwira n'uwo mwanya uhari reka ndaza kugusubiza. Sawa. Ufite buriya njya kumbuye cyangwa ni mushiki nyamara uriya muhungu nawe sinzi gusa ubundi komba ndi kumwe na mushiki we n'ubundi naheruka gusohoka kera musinga tukumvikana kandi mbwire mushiki we uyu muceri wenda turawurara. Yesu wenda pfuya Yesu we hangane no bongo ariko cyo kutiwakira mbonye cyo rukanganye rukugara tunsiga nyenyine nyine musaza wawe ni wari umamagaye cyagiye unzanira telefone none ni ukuri ndavunitse kwihangana noneho nyine arambwiye ngo twitegure ngo ntabwo twabonye ko mutusohoka kuri noheri ngo tuzajye kutugwira ihangane ni ukuri we reka nze mfate ka gapomade nishyireho kuko nari namwemere ko ndi bumusubize sinamuhakanira hanyuma tugenda ariko akaboko ko nta kintu ahubwo hano n'umugongo ihangane ni ukuri kandi nshaka ka gapomade genda ukazamishyire tunsiga nyenyine mwami Yesu we ujya umba hafi mu mwijima wo mu nzira mwami Yesu we ujya umba hafi Yesu Yes.
ujumba hafi ntambara ndwana za buri munsi Yesu we ujumba hafi tunsige njyenyine mwami Yesu we ujumba hafi Yesu Yesu we ujumba hafi Yesu we ujumba hafi Yesu we ujumba hafi Yesu we ujumba hafi Siga njyenyine mwami Yesu we ujumba hafi mu gihe cy'amakuba yanjye mwami no mu kibyago byanjye ujumba hafi tunsiga njyenyine Nami Yesu we ujumba hafi Makuru iminsi mikuru rero mwari muraho maze kumenyera narise nta kibazo Alisa amaze kumenyera ana agafite umuturage mwinshi kandi uzamumenyereza bigoye namumenyereza pe nawe si umujyi Alisa rero yego no ku isoko ajyayo umunota bitanga nyogaro arahamenyereye noneho ubufasha yuko nazi kubara amafaranga yasi uze koze kazi kuyaba ariko agiye ubuturage bwanjye kwiyarega bikore nanu nta makuru ya Musinga Musinga nta makuru ye ndamenya kubaza tega amatwi amatangazo ngo numve ariko ubu nimero ye ndahamagara nsanga ni focus ntatigagira no ikigo yarayifite ariko niba yisize mu rugo bo reka ndebe serveri abandi rwose buriya naza kumuhamagara nkumva uri umuntu icyo mushaka None ko twabatiye. yego oya nta kibazo njye ndanywa amazi bakuzaniye icyo ari Konde cyose. Maze konde cyose. ashyushye banguke dore ikigo yakoreshaga neza ngo wayihamagara hari igihe nayihamagaye rimwe irasona icyo gihe ntiyongera gucamo uwo wagira ndagerageza buriya se kureba kicamo umugisha ariko ntugire ikibazo nubwo bitoroshye ariko azaboneka kubihereza wenda azabona nawe ugerageza umushakire ibiganza nawe ahari ntabwo rega nawe mu byo uri kumufasha nabyo birimo ugize amakuru umenya ntabwo Musinga umuzi ndamuzi ntabwo umuzi ariko ndagerageza ujye cyagiye umushaka igihe tujya iwabo ntabwo tujya kureba umukecuru wanyu ntabwo yari ahari ndibuka ko mwavuze ko yari ari ku ishuri ariko birahagije kuko rwose tuzamubona reka tube dukora ibikwiye agatanga Abatindi. oya ntabwo ari cyane agerageje kandi serivisi nziza rero
hano bakora neza cyane ndabona aha turahure amakuru twiberaho nyine ni uko mwihangane ntabwo biba byoroshye ariko nyine umuntu arabyanga cyage ntabwo wongera nawe nta kuguhamagara nta kumuhamagara ngenda gerageza telefone ye sinyikora aba ni ngombwa ariko atarahure nta Alice umaze kumenyera se amaze kumenyerana nta kibazo Sandra ni umwana mwiza cyane umwana mwiza ko yagize ikibazo cya musaza we nyine nako nabigusobanuriye kandi nawe agatangiye gushakisha ukuntu nakubona telefone we nimero z'uyu musaza we uburyo nawe mu gihe wabonera umwanya wajya umuhamagara ukumva ko yacamo nawe kandi telefonera ngeze iyi niyo yari yampaye nkihagera nanjye ajya ya nimero niko amaze no gusaza ya nimero iriya yawe niyo ukoresha kuri WhatsApp najyaga WhatsApp ngakura ushaka kundemera n'aga telefone nanjye kuri WhatsApp naniyo kuri WhatsApp ushaka kundemera agafone iyi niyo nkoresha okay ye apeti kumbe ko cyane kiganiro turahura tukaganira ko ntacyo baye yitaye ku bibazo hari igihe Imana igukingiriza nyine waba ufite n'ibibazo ntibigaragare ntacyo baye kabisa ubu cyageze mperuka ku kazi rero nsigaye mbitekerezaho ni koko isi hagati aha ngaha bwira mwasanze nyine amafaranga maze igihe nyakoresheje nitegura n'iminsi mikuru ntekereza n'igihe kirekire abakibafasha reka rero duhurire aha ngaha tuganire ni uko bimeze igihe cyo gukora ariko ikintu cyane kigenderewe ni ugushakisha Musinga hari kuko niwe wo gukemura iki kibazo kiri aha ngaha nta wundi muvandimwe mfite ikibazo cyo nashaka kugera buriya nta wundi muvandimwe Musinga agira byakira byarangoye nta wundi muvandimwe njyewe nzi namwe mbona ari njye nawe gusa papa nyine yiberaga mu murimo w'Imana umunsi ari umukozi w'Imana ajyaga aza ibitaro yageraga hari iwacu akajya aza rwose akadusengera abarwayi bagakira irema bigahaguruka yashyira umusaza mwiza w'umunyamwuka afite papa ntigendera aruhuke nyine aruhukire mu mahoro mama nawe yagiye bitunguranye mukimukeneye disi Alice mu byo ushinzwe harimo kujya uhumuriza ibikomere byose ukamwumva ntabwo ari ukugenda ngo ujyame ariko ntabwo naryama kandi kore ntakunda ariko we hamwe no gusenga byose bizashoboka hagati neza ko buriya hari umuvandimwe agira wenda muziranye nawe uri kugufasha hano oya nta wundi muvandimwe kereka wenda nimba hari abo tugira ntazi ko abona bashimira nyine Musinga niwe umuvandimwe wanjye bamujyana amaze kwiga anyitaho nuko ariko nyine ubwo niko Imana yamushyize icyo ngukundira ibyo byose abirimo Imana ni kubera amasengesho yacu kandi icyo cya mbere ngukundira iyo nta kibazo ni hano uraca gusa ntabwo ariko rero tuganira rwose ariko Theo ko mbonye witegereza Sandra cyane buriya ni akantu karimo kandi umenye yuko ariko
ko buriya oya Oya. umenye yuko Sandra kumwitegereza si ukundi. Sandra musaza we turakora. umva umenye yuko mwaba mukorana cyangwa mudakorana umenye ko mu rugo hari umukobwa turimo tugutegurira kandi ikindi cya kabiri twongeye umenye ko Sandra atari mu rugero rwawe ntabwo mukwiranye icyo cyo kimenye Oya gusa Umva. Sandra umuntu utagira buriya ababyeyi nuko umuntu utagira ababyeyi nta muryango agira ubundi uragira ngo azamare iki ya ntabwo murakunda umuryango ariko murakunda umukobwa. oya Eh. ibyo ngibyo ntabwo Umuryango tubyemera. umuryango kari uwiremera umuryango ni umukobwa cyangwa oya Sandra icyo impamvu kimenye ukimenye dukundanye ugishyire no mu gutwi sibyo Sandra saze twarakoranaga ngezeho ikibazo yagize nyimufasha mu twakoranaga yakunjye cyane sawa reka tubireke none sibijyana mu ahubwo byinshi ndabona bingana uko Sandra agarutse. ntabwo ari kuganira ntabwo ni yari afite icyaka yabanje kunywa agafanta ari urahari wabonye mu mujyi rero nk'abandi ni ukuri mubaho neza ndabona amaze kubyibuha aha tunabona musenga singa za nkunda kugaruka mu cyaro ntabwo nazigumanira n'ubundi Ya, azaba Sylvain. ibyo byabo bya gafasta fasta tukoresheje igihe yakomana igihe nayitangiye yewe murakoze rero duhaye noheri nubwo yarangiye nabitekereje gusa niwo ukunda gukoresha ijambo ry'Imana Imana ishimwe ko wabitugezeho ariko hano bose rero arihera ubaze nta komande twatanze cyangwa Sylvain twabona mucoma gute ariko komande twamuhaye ariko ni kubona Navuganye. twamuturebera Namubwiye ariko. twamubwira urakoze cyane twambaye isaha uko hitwa no kumbaza wamuganiriza ukango cy'ubutabiko ahantu yiganira okay nabanguke rwose nabanguke nawe haraciriritse hari igihe twigeze kuhazana na musinga nuko ibyo byo kugenda nsoma ntabwo nabyitaye ni ubwa mbere ngeze ahantu nk'aha ngaha urababuze that's right. Bagasenda yakoze senda cyane ntabwo mubitesha ya ntabwo kiri senda senda ni urw'abantu bakuru okay apeti kwanga hari ikibura serivisi nziza cyane ni ukuri Murakoze cyane. serivisi nziza rwose Sawa peti muryoherwe. merci urakora Sandra ari umuturage se ubu Yesuwe ujya umba hafi mu mwijima wo mu nzira mwami Yesuwe ujya umba hafi Yesu Yesuwe ujya umba hafi Yesuwe
Sandra umunsi waciye ikibu abona ngo ndabona ka kigeze nabi reka njye ku kazi uriya tuzongera dusubire kandi wakoze yego shari hari ariko ndi kumva rero mwaryohewe byarangira biryoshye babongera kaburusheti kirari fanta yemeze neza rwose dore mbere cyabaye ko mbongere oya tuzagaruka muzatinze ntabwo natwakiriye neza rwose kandi mwakoze ari ubuse nakwemera agatelefone ariko numva bibaye ngombwa ko wayifashije kano iriya nzareba kuri twe tuzabigenza nzakubwira Sandra ndabona rero twasezeranaho umunsi uciye ikibu umugana w'abanyarwanda ngo umunsi uciye ikibu turi kumwe nuko nabiteguye nuko kandi murakoze cyane pe mu byakire nyine ariko rero dusezerane Sandra Alice sawagira amahoro kandi urakoze Sandra aguka museze bye murakoze unje bukumbabarire nami umugaragu wawe ujumba hafi tunsige njyenyine nami Yesu we ujumba hafi mu gihe cy'amakuba yanjye nami no mu kibyago byanjye ujumba hafi tunsige njyenyine nami Yesu we ujumba hafi Yesu we ujumba hafi Yesu we ujumba hafi Yesu we ujumba hafi ari rero hari umwana w'inshuti yanjye kandi twe dufitanye gahunda reka ngende muvugishe uraba buhanganyemo gato sana kibazo uransanga hano ntutinde kandi uko bwije ngeze mu rugo n'ubundi kongera kugaruka wasanga ndi kwica akazi sawa kandi ntugire irungu sawa nta kibazo ubundi ndabona Sandra agiye kampamagare musaza wanjye dusubike za gahunda twariho kare rubaye rurerure umutima urakunze umubiri uranze tunsige njyenyine nami halo Yesu we wi ujumba hafi nta kibazo twagize nyine twagezeyo amahoro ariko nyine urabizi Sandra cyagiye yahise azana arindagira ngo nyine dusubukure aho twari tugeze rero ikintu nakubwiraga rero nubwo cyagiye wangigishaga ungigisha cyagiye nabonaga ureba Sandra cyane indi gahunda umushakaho ariko nanjye nyine nk'umuntu mukuru ntanjye narebaga kandi urabizi neza ko bashaka kugushingira wa mukobwa wo kwa pasiteri rero reka nkubwire nkubwize ukuri sibyo ibyo urimo bireke bizima rwose uri kunyuma neza kuko nukomeza ibyo bintu ntabwo ari byiza pe sawa